nije wari ufite n'ubu kutuvugana sigaje iminota 30 nkagenda. Ariko ndashimira Imana kwigira umuteguro wayo. Imana ihabwe icyubahiro. Asifiwe. Icya kabiri ndashimira itorero ryadutumiye, namwe mwese abakristo abera bose. Imana yabonye ko tugomba kubana uyu munsi. Imana ya Israeli ihabwe icyubahiro. Asifiwe. Hari ijambo turimo tuganira, ejo twaganiriye agace kamwe dusiga, kandi ndababwira ngo ndakaganira uyu munsi niko ngiye gusorezaho. Twari ku ijambo rivuga ngo kugira imibereho misha y'abari muri Kristo Yesu. Arandika ngo abari muri Kristo Yesu ngo ntateka bazacirwa, ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ngo ryaba batuye mu itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Amen. Asifiwe. Imibereho misha y'abari muri Kristo Yesu dusanga ikintu cya mbere kiyibanziriza ni ukubaho mu buzima bubatutse ku cyaha. Ubuzima bubatutse, muzi ikintu bita kubatuka. Pawulo yakibwiye muri uriya rwandiko rw'Abaroma ngo akivuge bene babo baravuga ngo banzuhagarare. Hari akajambo ukoresheje katabaho kuvuga ngo ukora icyango ngo tutazoba imbata. Ikintu cy'ubatu gikuremo titwigeze tubatwa n'umuntu uwo ari we wese. Turaba mu rubyaro rwa Aburahamu, baramubwira Yesu arababwira ati sugo navuze, imbata navuze ni iyi. Bibiliya iravuze ngo ukora icyaha wese ngo ni imbata y'icyaha. Muzukuti cyaha kiza kigira umuntu imbata. Reka mbabwire ibintu bibiri. Azagira inyota ari mu mvura, azagira inyota y'itabi, imvura yasaze, akagira inyota y'inzoga abandi bakayuye, iwe akazayumva gusa bene aha harimo ikintu cy'icaka. Ukakabura kumvise ubwira ngo iyo niyihe nyota. Haleluya. Yabaye umusambanyi akazasiga umugore, abandi bagasiga abagabo. Uwo yabaye imbata. Iyo wabaye imbata, haleluya, ubu batabuza bugusunika ukagusunika bukagusunikira kuko bushaka. Muracikirije haleluya, muvuge ngo amen. Kabisa. Aya magambo dusomye ni amagambo ya Dawidi. Ndamukunda Dawidi mwene Sa nagende. Tuvuge ngo amen. Ijambo rya mbere ukugira ngo umuntu abatuka be mu bata bw'icyaha n'urupfu nuko agomba kubanza akava mu byaha akihana ibyaha. Kwihana tibisaba filozofi, si ubuhanga cyangwa guca mu bwenge, keretse gusa kwanamuza kuri umunyabyaha. Nigeze kukavuga ahandi, hari umuntu wabuze uko yihana icyaha kuko reka ndekureba mu bantu kuko yari yishe nyine avuga ngo nibamubabarire ngo azafashe Imana gutarura abayo. Wageze ku rwego rwo gufasha Imana gutarura abayo. Imana irinaniwe. Iyo beravuze ngo mpamagara ngo no kwitaba ngo ubushaka kureba imirimo y'intoke zacu, ibiza bisaba filozofi. Imana iguhamagaye uritaba. Uzamura ibiganza. Dawidi ari mu bana batoya bato ba Yesayi bato. Yari afite Yesayi, yari afite abahungu bangana kandi beza barebare. Bibiliya ivuga ngo umunsi w'Iteka abwira Samweli ngo genda mu rugo rwa Yesayi ngo hari uwo ngutumye wimikisha amavuta. Ngo Samweli aragenda. Samweli yavuganaga n'Imana, arabanza arabaza ngo ese Mana bite? Kwa Samweli hari umwana. Aramubwira ngo genda uramubona. Ngo hagere ngo abwire Yesayi ngo se ngo nta mwana wawe wowe umwana. Yesayi aravuga ati abana ni mufite kandi bokora icyo kintu. Ngo yamubwira ati Eliyabu ngwino hano. Eliyabu baraza. Dawidi Samweli ngo amubone nawe wenyine yamavuga ngo Uwiteka yimikisha amavuta ngo nguyu arahageze. Kuko ya Bibiliya ivuga ngo mubaza we yari akanda kujya kwa ubwiza ari mu mutima. Iwe no ku mubiri yari abufite. Kuko Samweli yaramubonye yamavuga ngo Uwiteka yimikisha amavuta ngo nguyu arahageze, ngo turamubonye kandi tutarusha. Ariko kubera ko yaganiraga n'Imana yabimubwira ngo suwo sinzandeba. Mana ntirabigihagararo ntirabarisase na dogitora niyo wamuvuka mu gitura
weza kwigisha uhitubimenya maze kuzamura imbicaze mu bikomangoma dore izafata mbiri zishira hejuru mivumo y'abatwanga tizadufata ko bavuma rimwe birakuba kabiri ikaduha umugisha nyiricyubahiro ni mu mpongeri ikiri tunda kumeno kumureba ubuje kumureba abantu bazabareba abantu babona yuko ibyiza atari wowe bikwiriye imana yo yakubona ikabona uruti bishobore ikabona uruti bikwerere reba mu mutima uwo munsi kakwemera kakwemeza n'abantu abantu bakeneye ngo babemere muzi impamvu ituma abantu bakeneye ko babemera nuko umuntu ari kuvuga akamabwira iminota 40 ataravuga Yesu akayivuga ngo tukaba nitwuyu ngo nizeye amashuri nayo kubita mfite umudamu mwiza n'abana bwira mugenzi wawe ngo beza basanase Musamburi bigaza gira simbizi tiyavuga ko ari we ibu iwo kwira bakundana ngo biratane Kristo aina safari enoya shome Allah nai uwiteka urakomeye ingoma yawe ntizamuka mana zakuri biriya byose kawe mama zaku kope wawe ifukora nibitagaza wawe sababu wawe ifukora nibitagaza ariko abantu kibatinya ariko mana yaje mana onyamaboko haleluya reka nivugire uw'Imana yakuze birizivuga ngo Dawidi Samweli ngo abana bose Imana mbaye mbazigaka takandika esayingwa ngati okay karahari ariko ni gato nakungera ikitama ariko amateka twarabiganira ushize niba ari ikintu kizagica umuntu intege mu muhamagara ni amateka wagira ngo neze wari ukende bagiraga buriye n'umunezero wa data wagira ngo neze ngo twageza tubatiza none Imana nizivuga sinzi kwizigira abo watizaga nabo bakavuga ibiheti kwanza ngo twagutama wadusigiye umvena uko gusubiza mu ntaro uri kuruga tuwe ngo amen twaravuga ngo ngo guhamagara kaze ngo titusha kibarangiza gukora
kurya kataraje ngo kahashike Imana izireba nk'abantu sinzi uko Timasi yahubutse muri Samweli ngo kuvidani ukagera i Berisheba ngo bari bazi ko Samweli nta kindi abaho ari ubuhanuzi kera barere yamavuga ngo bikwiga bari kugira ngo Uwiteka yimikisha amavuta ngo nguye arahagera ngo fata amavuta mu ihembe ngo araza musuka ngo yamusuka ngo akamavuga ngo umwuka w'Umwami Imana ngo abe kuri wewe ngo umwuka yamamanuka warangiza tiyibona ngo akaruta gupfa kunguta kangana gutya yaba kumenya ngakindi niho Congereza kiresho cyangwa Igifaransa cyangwa iki hehe n'ibitara tuvuge ngo amen haleluya ibintu bibiri umwuka yamukoresheje konde agendera ku masaha icyambere muvuge ngo amen turacyari kumwe ba uzamura amaboko deze haleluya ibiyabuze mu cyambere bimaze gukuraho Sawuli umwuka muri wabo musa aho badekora barakumana baba baje ureke babwira umuntu yagize ngeya dayimona azasohoka ndaje kuri azaja kuri aza kumabwira ibanga hari yabona ngiya cyacumba ngo cyacumba yavuyemo ntiwagitunganije n'abatangaye bagasubirayo akazana abandi se barindwi kandi ngo babarindwi aba expert ngo bamurusha kuba babi iminsi yanyu n'uko y'umuntu yanyu bikaba mibi ngo kurutiyame Dawudi ukiza Sawuli ngo bibuka ko ari mwene Yesayi ngo bita Dawidi kandi uzosome neza ntiyaririmbye ngo baracuranga gusa uko tukamucuranga baze nishi bataririmze bacura ngo Sawuli akamavuga ngo ndorohewe nidukoze ibi ariko natanga mutwaza zabagirirwa neza bakitubina bari batiri mwene Yesayi bakamubona mu mpicu mumpe mutende abantu sikobi mukuru abantu bagatabara ariko barangiza tuge mame bakavuga ngo mwene Yesayi mbona zonkura ku butegetsi tawogira bene aya mafuta kandi ngo uragacuranga inanga za Dawidi we zo zisome muri Zaburi mitira bene igititi n'umicecetse ijwi ryo mu gituza shige inoti ngo witsemba amarebe ngo ari zimwe bacurangaga ngo nijwi ryo mu gituza ngo baricurangaga cyangwa bababwiraga ngo nimuturirimbire ku ndirimbo z'iwanyu Siyoni ngo turirimbire Uwiteka gutindirimbo ngo turi mu gihugu cy'ubunyage ahubwo bagakoresha ijwi ryo mu gituza ngo bakavuga ngo Yerusalemu ngo nubona turakwibagiwe ngo ukuboko kwacu kw'iburyo ngo kuzibagirwe haleluya zitandatu muzamuke Kaila sovaride genda shizamanga duwimana umwuka nawaka binemeza genda shizamanga duwimana ekababwira ibintu bitatu gusa umutima haleluya kubaho mu buzima bubatute kucyaha icyambere n'umutima usaba imbabazi ngicyo ikintu cyo kubabarira
kandi kubabarira si ukubura abahamya wari sio Kristo kubabarira si ukubura abahamya kubabarira shumba ni ukwemera wanditse ngo yambwiye ko ndi umunyantegeke ndihana ndizera ndakira umuntu bizaba intangazo umuntu aje kwihana akabanza ngo nabande bazana abantu bamubona uko ni kwihana Dawidi yarabikoze umunsi umwe arajijisha yica Uriya ahashaka kugira gusa ngo azimize amakuru yari yateye madame wiwe warangize umuhanuzi yamaze aramubwira amuha message ndende amubwira amakuru ko byagenze ko ndihuta muzi cyo Dawidi yakoze Dawidi aravuga ati subirayo ngasaba imbabazi apana bire byo kuba ngo nibindi umwa satani yanibagije aramubwira ngo mbabare mbabare ukuzubo dumunyande uyu muti takige niba unemere hindurira niba kumatsa umutima wawe uhindura yamikuramo bikurise mu kandi w'Imana umuntu azawumenya ugushikemo Dawidi yamanyumva waje yumvise kurya mu wararikiraga n'ibindi ngo ntawe yamasubiraje imbere y'Imana barabwira ngo Mana ngo asige none uzontate uzosanga bitari ndi Mana niringira ngo ngeretse wewe amazimana yamutate biramanukira banzire bibwina bw'umutima ireba mu bwigobeko irareba yonyine ubona Bibiliya nzivuga gusinzira gusa ahaba gusinzira no kwisinziriza mwarubize kandi umuntu ugoye gukangurwa n'uwisinzirije kuko iwaza kumva uzuza kumukangura agataraje ariko sinkanga ariko wasinzira uzumukora gutyo akabaduka tuvuge ngo amen uzotata Imana ngo iramutata kugeza aho twasomye ngo imare gusanga umutima wiwe ngo yamikuba ngo mbonye umuntu ngo ufite umutima umeze kuko nshaka kandi ngo azakora ibyo nshaka byose ngo mu rubyaro ngo niho Uwiteka yakomoreye Abisiraheli ngo umukiza Yesu Kristo ngo nguko yabisezeranyije azamura amaboko mbabwira kandi kamwe wakabiri n'umutima utanga imbabazi abantu batazababari azabakora ngo tubiretse isukurakiza aba yaje kwihana akabanza kivu ngo muranzi ngo uyu muntu agize gutyo ngo je kumva nkubwiye ngo nubwo tugiye kubabarira ngo ariko suko nteye ngo iyo ugize ngo henza namangira simbabazi kurya kuriyama urababwira uriwe si vema kunisema nipata potatizo shetani wampa nafasi ndani ya moyo wangu. Dawidi yababarire niba arasoreza kutandukana Dawidi muzibari yagira umutima w'imbabazi Dawidi umusumwe yatumye abagaragu ngo mugende musha kwa Abigayili kwa Nabali wari mushikamubwire Nabali ngo abanze yibuka iminsi twakoranye mu ishyamba icyo ni kimwe mwaze mumwibutse ibihe byiza twabanyemo icyo ni kimwe bicakabiri mumubwire ngo abagaragu niwe barashonje nabaheza ibiryo ngo muze kubafungurira abagaragu babiruka no kwa Nabali bati Dawidi aradutumye ngo abantu biwe barashonje ngo ariko mwene dangura amahoro basuzanyaga neza muri amahoro ngo turi amahoro ngo uribuka ibihe mwabanyemo bati none aradutumye ngo abantu biwe barashonje ariko abantu iyo bahaze yamavuga ureba umuntu babana yamabanza ngo mwene Yesayi ninde ngo nuwo Yesayi kwanza ninde ariko tuzi ijambo ry'ababashe Dawidi ngo yamavuga ngo muri ino minsi ngo hari abantu b'inzererezi ngo bagomba gufatwa ngo bagashigwa bashebuje nuko yabatumye ngo uzosome Bibiliya ngo aragambirira mu mutima aravuga ngo nzotera urugo rwa Nabali ngo sinsige igihumeka cyose sinzi umugaragu wiwe ngo yegera nyirabuja uze kuba amaso urebe kwabatware bakunda busha ako karibanda tuge ngo amen batike bamubwira ngo mabusha ati wobona ibintu databuja akoreye ingabo za Dawidi none ndahamya kuko tutarara shebuja nyirabuja
ngo acumba imitsi ngo afate n'impamvu ngo abwira abagaragu ngo nimuze tuje guhura na Dawidi gira nsaba imbabazi muze mwiruke ngo atambuke gutya ngo yamahura na Dawidi yagiraga ingabo yamahura n'ingabo Dawidi yagiraga ingabo ariko Dawidi oya izo nizo se umunsi umwe yigeze kubahusa ngo mfite inyota arabaga ati n'umushinga ufite inyota ingabo ziwe ngo ziravuga ngo databuja ufite inyota ngo kandi aho amazi ava ngo nimubanze batatu amazi ariko babarahurutse baravoma amazi bamamuzanira tiwogira inyota duhari turindwara baravuga ngo amazi sinoyamo ngo mba mwoye amaraso y'abariya bantu barayazanira ariko aravuga ngo bashaka muri abantu muzamura ibiganza kubera ko mutuye kandi na sofaride barangize Abigayili mukana bahura na Dawidi bashikamo mwumva abadamu ngo bagira ubwenge ngo yamashikana mubwira ati databu yamashika kukama databuja we ayi mani kurinde gukora amaraso niki kikurakaje databu niba munsi wavuze umugabo wiwe uzi bwo bigavuze ngo papa yite ko ndiyo bikora kandi ko papa yite kandi kaya bamubwira ngo warakajwe niki Dawidi urakajwe na Abigayili na Nabali niwe muntu wavuze ngo izi ngo niwe muntu ngo kuriya Nabali ngo bisobanura ngo ikigoryi none ga umutware wanje ni ikigoryi dabarira Dawidi baravuga ngo mada reka mbanze gushimira ngo ndagushimira kuko ngo ndinze gukora amaraso kandi na uwo n'umwe yababariye muzamura ibiganza ariko tukiri kumwe wagiye kureba abwira abasirikare ngo turebe n'umwanzi wacu atari hano hafi muze turebe hehe ngo baragenda ngo bagiye bigira imbere ngo basanga Sawuli arasinziriye n'abasirikare biwe abandi bisotsi bene ibindi arasinziriye ngo babahagarara hejuru ngo barangize Abishayi avuga ijambo yahayaje Abishayi ngo yamabwira Dawidi ngo Dawidi uyu si umwanzi wawe ati uza wibuka ibyanditse uko bivuga undi ati bikavuga gute avuga ngo azoshira abanzi munsi y'ibirenge byawe uko usaha bari tiwo mpangura yanamubwiye ngo wowe utere ngo tiwo mpangura ngo mutere icumu ngo niritamuruka cyangwa ngo rifate ubutaka urindire nubwo wicana tuzamara baremwe urica bakavuka n'umugambi w'Imana sigaho Petero ngo bwicanyi bwawe nubwo wicana tuzamara baremwe urica bakavuka n'umugambi w'Imana gezaho mukobwa we ubusambanyi bwawe usenya ingo z'abandi azapfata arongowe kandi nubisimbuka sida iza gufata nayo nuyisimbuka uzagwa mu muriro zamuriga Dawidi mwabamubwira ngo Abishayi we iyo ni inyota yo kwitabisha biragatsindwa kuramburira amaboko Uwiteka yasize amavuta kibuze ibintu abantu bari mu gukina nabyo kuvuga baravuga ngo tubavugire ngo kubera ko ari abashumba uze wirinda kuvuga umuntu wasizwe amavuta nimba afite urubanza niwe n'Imana ariko wewe tibikurebe ariko baravuga ko umushumba ngo dore tuge ngo amen yabamubwira ngo ahubwo tumukangure ngo afata agacuma k'amazi aravuga ati tugende ikindi gusa ngo ukora ngo akata ku mwenda wiwe akantu gatoya ngo arangiza arabatuke ngo agere hakurya aramuhamagara twaranica ngo arangiza aramuhamagara naratangaye yahamagara Sawuli yageze mu bacane yari nasebuka yamamagara Abuneri ga dekoro wiwe mukuru ngo aravuga ngo Abuneri we Abuneri Sawuli abari we wumva ariko Imana Abuneri atarumva Sawuli yamayita ngo yabavuga ngo kandi ngo Dawidi yaramubwiye ngo Abuneri ukuru murinzi nyaba shobuja
twari duhagaze hejuru ati reba icumbi arareba agacupa ke k'amazi arareba Sawuli yamuhamagara ngo Dawidi mwana wanje we wagezeho ntiwanica Dawidi niba bamuhanuriye wa mbere yabavuga ngo tuzabura kuba umwami wa Isiraheli kubera iki ufite umutima w'imbabazi abantu badatanga imbabazi ugize iminsi waratandukanye n'uwo mwakuraga ntimukivugana yamamubwira ngo tuzobura kuba umwami wa Isiraheli kubera umutima w'imbabazi. Yesu ni umunyembabazi. Biriba umusamariyakazi yahize umushitsi uburaburagaro yicara kwiriba wa mudamu ngwasi warashikara musuza warangiza aramubwira ngo mada ngo wampaye ku mazi yo kunywa. Wa mudamu aravuga ati cyo nawe uvuze ndikiba Yuda akamusabye kandi murabizi ko tuzatune namwe muzamutune none usabye amazi. Yesu yamubwira akaje kitonze ngumenye gusabye amazi wariwe ngo nawe umusabye amazi utazongera kugira inyota. Wa mudamu atihagarara aho hari ibintu kabiramo mu mazi bibazo nkabibiri by'inkuru atese cyambere urindi wocukurira ibari rutiri sogokuza Yakobo yaducukuriye ufite icyo uvomeje icyagatatu nawe barasabye ataho none gananje peza ayo mazi tazongera kugira inyota tazongera gusubira gutonda saa sita yamba Yesu yamamubwira ngo banza ugende uzana umugabo wawe. Wa mudamu niwo wakiranutse yamubwira ngo nta mugabo ngira. Yesu ati tuvuze cyo nukuri hari n'uwundi wa gatandatu muri kumwe suwa mugabo iyo ni fish kebanere oya mubaza ngo
muri Mesiya kuko ngo bari bategereje Mesiya bari bagisezerana ko Mesiya kandi Mesiya wari uzi korewe mugisho kikaza shigwa wirinde kuyobora umuyobozi abantu banze kukubwira ariko barabizi baragwishe gusa ariko barabizi tuvuge ngo amen arakubwira ngo uri Mesiya Yesu yamubwira ngo niwe muvugana ngo yamata ikibindi agenda yiruka ngo mvuye na Mesiya kandi ndanahindutse tuvuge ngo amen iyo umuntu yahuye na Yesu azahinduka agateka gatatwara akavuga ngo tuyoborwe n'umwuka ngo nibwo tutazakora ibyo kunezera rye nimuyoborwa n'umwuka musabe mwuka wera azabayobore Imana ibafashe kandi Imana ibameze impundu kandi rimwe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha uwahuye nawe ahinduka musha uwahuye nawe ahinduka musha uwahuye nawe ahinduka musha Você